Shalom shalom, mahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Nezerewe Imana cyane kubw'uyu mwanya nanone duhaye kugira ngo duhagarare imbere yanyu. Ni by'igiciro cyinshi cyane kandi natwe turabyishimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Kandi namwe tunabashimira uburyo mukomeza kudukurikirana. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubahaza ibyiza byo mu ijuru. Nge uhagaze imbere yanyu ni Pasiteri Julien kibisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana, mfite insanganyamatsiko ivuga ngo intambwe eshatu kugira ngo ukire indwara z'ibyaha. Mbere na mbere turabanza kumenya ibi bikurikira. Ese icyaha ni iki? Iyo bavuze icyaha cyangwa iyo bavuga icyaha ni iki? Icyaha ni ugutera Imana umugongo ugahindukira izindi nzira. Icyaha ni ugutera Imana umugongo ugahindukira ukagendera mu nzira Imana itifuzaga ko ugenderamo, cyangwa se ukagendera mu nzira zitari nziza. Nanone turavuga ko icyaha ni ukwigira umwanzi w'Imana. Nanone turavuga ngo icyaha ni ukubaho mu buzima budakiranukira Imana. Iyo udakiranukira Imana, icyo gihe uba uri umunyabyaha. Bityo rero hari ibintu byinshi bigenda bigaragara mu buzima kandi bikaza ari n'ingaruka z'ibyaha. Iyo umuntu akora ibyaha mu buzima bwe, byanze byakunda ingaruka z'ibyaha ziraboneka. Zimwe mu ngaruka z'ibyaha zigaragara, ikintu cya mbere urupfu. Urupfu ruza ari ingaruka y'ibyaha. Usibye urupfu hari imivumo. Imivumo nayo iza ari ingaruka y'ibyaha. Usibye imivumo, gutandukana n'Imana nayo ni ingaruka y'icyaha. Hari ukuntu warubanye n'Imana ariko ejo ukisanga watandukanye n'Imana, cyangwa se kuri uyu munsi ugasanga watandukanye n'Imana. Aho icyo nacyo turi buvuge ko ari ingaruka y'icyaha. Usibye gutandukana n'Imana, iyo nanone ubayeho nta mahoro, ukabaho nta mutuzo, ukabaho nta mutekano, ukabaho wumva udatekanye mu mutima wawe, ibyo nabyo biraza ari ingaruka z'ibyaha. Nanone usibye kuba wabaho utishimye ukabaho nta mahoro, nanone turavuga ko kuba umwanzi w'ibidukikije nabyo ni ingaruka z'ibyaha. Donc ibintu warubanye nabyo neza ariko ukisanga birangiye utabanye nabyo neza, ni ingaruka z'ibyaha. Nanone usibye kuba watandukana n'ibidukikije cyangwa ntubane neza n'ibidukikije, hari nanone kuba umwanzi w'abantu. Donc umuntu mwari mubanye neza, cyangwa se mu muryango mugari hari ukuntu warubanye n'abantu, ariko kubera ibyaha, kubera ibintu bitari byiza uba wakoze mu buzima, cyangwa se ugenda ukora mu buzima, bikarangira abo mwari inshuti mutandukanye, bikarangira abo mwari mubanye neza mutandukanye. Izo ni ingaruka z'ibyaha. Cyemeza ibi ngibi nuko dushingiye ku gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 24. Itangiriro ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 24, turabona ko Aburahamu na Eva, izo ngaruka zose twari tumaze kuvuga haruguru, bahuye nazo kandi bituma baba mu buzima batifuzaga kubamo. Kuko nitujya kureba turabona icyitwa imivumo.
imivumo yageze kuri Adamu, imivumo iba kuri Eva, bose imivumo yabagezeho. Nitujya kureba ingaruka z'icyaha turasanga zarabagezeho, kuko bari mu ngobyi ya Edeni batuje batekanye, kandi Imana mu by'ukuri yarabasuraga igakomeza ikabana nabo, ariko kubera icyaha byatumye noneho bavanwa mu ngobyi ya Edeni, bisanga bageze hanze, birukanwe mu ngobyi ya Edeni kubera gukora icyaha. Turabona ko Adamu na Eva mu by'ukuri icyaha bakoze ndetse cyatumye urupfu rubaho, ndetse icyaha bakoze cyatumye inyoko muntu yose, abantu bose bo ku isi babarwaho icyaha. Kandi nanone urasanga Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni bari bafite ibintu babanye nabyo, inyamaswa zari aho n'ibindi, ariko byatumye noneho byatumye ubushuti bari bafitanye n'ibyari biri mu ngobyi ya Edeni byarangiye ubushuti bugira gute? Ubushuti buvuyeho. Tuzi ko Adamu ari we wise inyamaswa amazina, ibikururuka arita, ibiguruka niwe wabyise amazina, n'ibindi bintu bitandukanye niwe wagiye abyita amazina. Ariko maze gucumura ku Mana, maze gukora icyaha, iyo authority mu by'ukuri isa ngaho yarangiye. Ubushuti yari afitanye n'ibidukikije, ubwo bushuti bwavuyeho. Ni ukuvuga ngo urajya gusanga habaye relationship eshatu zishobora kuba zarangirijwe kubera icyaha. Relationship between man and God, your relationship yavuye. Donc wa mubano umuntu yari afitanye n'Imana kandi wari mwiza wavuyeho kubera icyaha. Nanone umubano w'umuntu n'ibidukikije uwo nawo wavuyeho. Nanone ubusabane cyangwa se umubano w'umuntu n'undi, uwo mubano nawo wavuyeho kubera icyaha. Urumva rero ko mu by'ukuri icyaha cyangiriza byinshi, icyaha gikuraho byinshi, kandi bitari ngombwa ko bibasha kuvaho. Kugira ngo rero ukire indwara y'ibyaha urasabwa gutera intambwe eshatu z'ingenzi. Kugira ngo ukire indwara y'ibyaha urasabwa gutera intambwe eshatu z'ingenzi. Intambwe ya mbere ni ukwemera ko uri umunyabyaha. Iyo niyo ntambwe ya mbere usabwa gutera, kwemera ko uri umunyabyaha. Zaburi ya 32 umurongo wa 5, ijambo ry'Imana riravuga ngo, nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze ni, naturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Haleluya! Imana ni nziza ibihe byose. Dawidi ikintu yakoze mu buzima bwe, yarisuzumye arigenzura, asanga ari umunyabyaha, asanga akwiriye kwihanira ibyaha bye imbere y'Imana, asanga akwiriye kwemerera Imana ibicumuro bye. Kandi nyuma y'ibyo byose, mbere y'uko akora icyo gikorwa, yagikoze neza, azi ko 100% Imana iri bumubabarire kandi ikamugirira neza. Abanyarwanda nibo bavuze ngo ushaka gukira indwara arayirata. Dawidi rero ntabwo yahishe indwara yari afite y'ibyaha, ahubwo yiyeretse Imana. Avuga ati, Imana ni umunyabyaha, ntabwo ngewe ndi umukiranutsi imbere yawe, ahubwo ngeneye ko wambabarira ukanyezaho ibyaha n'ibicumuro byanjye.
Dawidi reka tuvuge ngo yarababariwe kandi yongera yinjira mu murongo mwiza Imana yashakaga ko yinjiramo, ibintu bimugendekera neza cyane. Iyo wemeye ko uri umunyabyaha, mu by'ukuri nibwo intambwe yo kubohoka uba noneho uri kuyigeraho. Urabohoka iyo wemeye ko uri umunyabyaha, uba uri kwinjira mu nzira yo kubohoka. Iyo nanone wemeye ko uri umunyabyaha, uba uri kwinjira mu nzira yo kwiyunga n'Imana. Iyo nanone wemeye ko uri umunyabyaha, uba uri kwinjira mu nzira yo gutsinda icyaha. Ijambo ry'Imana muri Yohana 8:32. Ijambo ry'Imana muri Yohana 8:32. Ijambo ry'Imana riravuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Buriya iyo umaze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukavuga ati Imana ishaka ko nihana, Imana ishaka ko mbinduka, Imana ishaka ko nera imbuto zikwiriye abihaniye, Imana ishaka ko nemera ibyaha byanjye ngihanira imbere yayo, Imana ishaka ko nyicira bugufi nyisenga, ishaka ko ngira urukundo, ishaka ko nitandukanya n'ikibi, ishaka ko ndeka ingeso zanjye mbi, ishaka ko ndeka kugendera mu nzira mbi. Iyo ibyo byose umaze kubimenya ushingiye ku ijambo ry'Imana, uba ugomba kwemera uko kuri umenye ushingiye ku ijambo ry'Imana ukakubatura. Kandi iyo ubatuwe numva mu by'ukuri imbabazi z'Imana urazakira, kubohoka kukaboneka kuri wowe, ndetse n'ubuzima bukongera bukaba byiza, imibereho ikongera ikaba myiza. Wari uri kugendera mu mivumo ariko bikarangira winjiye mu migisha y'Imana kubera kwemerera Imana kuri umunyabyaha, kandi ukaba witeguye no kwemera kubaturwa mu izina rya Yesu Kristo. Abaroma 10:17, ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera guheshwa no kumva, kandi no kumva kukazanwa n'ijambo ryande rya Kristo Yesu. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ni byiza ko niba wumvishe wemera no kubaturwa na rya jambo wumvishe, wemera no kubohorwa na rya jambo wumvishe, bityo ukareka Imana ikagira ikikora mu buzima bwawe, ukareka Umwuka Wera akagira icyo ahindura ku buzima bwawe, noneho urugendo rwawe rukongera rukaba rwiza, maze icyubahiro kikaba icy'Uwiteka Imana yacu, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Niba wumvishe, si byiza ko ukerensa ijambo ry'Imana, si byiza ko ukerensa ibyo urimo kumva, kandi wumva ko hari icyo bigomba guhindura ku buzima bwawe. Yesu muri Matayo 11:28, Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu arakurarika kugira ngo umusange akuruhure imitwaro wikoreye, arakurarika kugira ngo umusange akukize iyo ndwara y'icyaha, agukize iyo mibabaro, agukize iyo mihangayiko, agukize ako kagurimo, agukize izo ntambara urimo kurwana, agukize ako gahinda, agukize ibyo byose bitagenda neza mu buzima bwawe. Arakurarika umusanga, arakurarika kugira ngo wemere gutera intambwe umusanga. Yiteguye kukuruhura. Nta kintu na kimwe Yesu adashobora kugukiza, nta kintu na kimwe Yesu adashobora gukora mu buzima bwawe, nta kintu na kimwe kidashoboka kuri Yesu Kristo. Byose birashoboka, ariko emera ko Yesu akurarikira kumusanga, aguhamagara kumusanga,
wowe n'imitwaro yose wikoreye, kandi yiteguye kukuruhura mu izina rya Yesu Kristo. Ese uri hehe? Wenda uwabaza icyo kibazo, uri hehe? Where are you? Ni byiza kuba wamenya umwanya urimo, kugira ngo numara kumenya umwanya urimo, noneho uvuga ati uyu mwanya ndimo si mwiza, burya nteye intambwe yo kubasha kwatura ibyaha byanjye imbere y'Imana, cyemerera Imana ko n'umunyabyaha, burya hari ikintu gishobora kuba cyajya mbere. Ese waba witeguye kwihana no kwakira Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Are you ready to repent and accept Jesus as your Lord and Savior? Birakwiriye ko utegura umutima ukavuga ati Yesu, ndashaka kuza mu buzima bwanjye, ndashaka ko uyobora ubuzima bwanjye, ndashaka kutegeka ubuzima bwanjye, ndashaka gusohoka mwiki na kiriya, ibitameze neza byose mu buzima bwanjye bikurweho mu izina rya Yesu, maze Yesu Kristo aba ari wowe umbera igisubizo, aba ari wowe umbera byose, maze numve mbohotse mu mutima wanjye. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 28 umurongo wa 13, ijambo ry'Imana riravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura ndetse akagira gute, akabireka, uwo nguwo azababarirwa. Ubyatura ndetse akabireka, uwo nguwo azababarirwa. Rero nta mahoro y'umunyabyaha, nta mpamvu yo gukomeza kurwana no gufatafata ibintu utagakwiriye guhereza agaciro mu buzima bwawe. Yesu arashaka ko abana nawe mu buzima bwawe, mukagenda n'iminsi yose, mugakorana iminsi yose, ndetse mu kubaho kwawe ukumva yuko uri uw'agaciro, ndetse kuko Yesu Kristo uba umufite mu buzima bwawe. Ni byiza kwemera ko uri umunyabyaha, kandi ukibuka ko nta mahoro y'umunyabyaha ariho, maze ugatera intambwe yo kwatura ibicumuro byawe, kwatura ibyaha byawe, maze ukababarirwa, ukabona kugwiza amahoro mu buzima bwawe bwa buri munsi, imigisha ikakuzaho ukayibamo, kandi amahirwe y'Imana ugakomeza kugendana nayo, kandi ugasanga Imana uziko ndetse Imana ibabarira mu izina rya Yesu Kristo. Witinya, wigira ubwoba, gerageza utere iyo ntambwe, uvuga ati Imana ni umunyabyaha, ibyo nkora ni ibi, ibyo nakoze ni ibi, ibyananukanyije nawe ni ibi, ndashaka ko byose mbivamo, ndashaka kubireka, ndashaka kubisohokamo, ndashaka kwitandukanya nabyo, noneho nkora ibyo gukiranuka nk'uko ubishaka. Intambwe ya kabiri kugira ngo umuntu akire indwara z'ibyaha ni ukwatura ibyaha, ni ukwatura ibyaha. Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Hano ijambo ry'Imana ravuga ngo mwaturirane ibyaha, mwaturirane ibyaha. Ahantu ndagira ngo tubashe kwasobanukirwa mu buryo butatu butandukanye. Uburyo bwa mbere, ibyaha umuntu yakoreye ku mugaragaro aba agomba kubyihanira ku mugaragaro. Ibyaha umuntu yakoreye ku mugaragaro aba agomba kubyihanira ku mugaragaro. Nimba hari ibyo wakoze ukabikora abantu bakureba, ugakora amarorerwa abantu bakureba, ibyo ngibyo kugira ngo ubibabarirwe uba ugomba kubyihanira ku mugaragaro. Hahantu wabikoreye uba ugomba gusanga ba bantu bari aho ngaho, abakubonye bose, ukavuga ati Mana mbabarira, namwe mumbabarire kuri ibi ngibi nagize gute, kuri ibi ngibi nakoze.
ibyo rero aba ari ikintu cyiza kandi cy'ingenzi. Wenda ugambaniye umuntu abantu bose bakureba, wenda ukoze igikorwa cy'ubwicanyi abantu bose bakureba, wenda ukoze ikintu winjiye mu bujura abantu babona yuko koko urimo kwiba, abantu bakubonye, wenda uragiye ukoreye ubusambanyi ku mugaragaro nk'abantu bagenda bagakina za prono, burya barebwa n'abantu, burya kwihana wagakwiriye nk'uko utatinye kubikora abantu bakureba, burya no kubyihana ni nako wagakwiriye guhagarara aho abantu bari bukubona ukavuga ati rwose ngewe nakoraga iki n'iki, Imana imbabarire namwe mumbabarire, rwose ndihanye maramaje. Icyaha cyakorewe mu mugaragaro cyihanirwa ku mugaragaro. Nanone uburyo bwa kabiri bwo kwatura icyaha cyangwa se bwo kwihana icyaha nuko icyaha umuntu yakoreye mwene se akagikorera umuvandimwe we, cyangwa akagikorera inshuti ye, cyangwa akagikorera umuntu bagendanaga, cyangwa se uwo basenganaga, akamukorera icyaha. Uwo nguwo kugira ngo ubabarirwe uba ugomba gutera intambwe yo kumusanga, ukavuga ati mwene data, ukavuga ati mukuru wanjye, ukavuga ati murumuna wanjye, ukavuga ati mukundwa muri Kristo Yesu, ukavuga ati bavandimwe mumbabarire, rwose nagucumuyeho mbabarira, ukamusaba imbabazi. Icyo gihe urababarirwa, kandi na nyuma yo kubabarirwa numva nta kindi gihano gikurikiraho. Abantu benshi bazi ko gusaba imbabazi wenda bidakwiriye, cyangwa ari ubugwari, cyangwa se ari ububwa, ariko ndashaka kwibutsa ko gusaba imbabazi si ubugwari, ahubwo gusaba imbabazi ni ubutwari. Saba imbabazi si ubugwari. Niba waracumuye ku mugore wawe, cyangwa ugacumura ku mugabo wawe, cyangwa ugacumura ku babyeyi bawe, cyangwa ugacumura ku umuvandimwe wawe, cyangwa ugacumura ku nshuti yawe, cyangwa ugacumura ku wundi muntu, so utera intambwe ukamubwira ati wa muntu w'Imana we, cyangwa se muvandimwe wanjye, cyangwa se muntu w'imbabarira, azakubabarira. Kandi aramutse atanakubabariye ariko umusabye imbabazi zivuye ku mutima, rwose izo mbabazi yaziguha ataziguha, kuko wabikuye ku mutima, Imana irakubabarira, ntabwo ubarirwaho gukiranirwa. Rero ibi nubwo bishobora bake, ariko burya ni byiza kumenya ngo wahemukiye mugenzi wawe, ukaba ushobora no kuvuga ati mbabarira. Mugenzi wawe ashobora guhura n'ibibazo ari wowe wabimuteje, nyuma yakaza kumenya ko ari wowe wamuteje ibibazo, swate mu kazi mukorana, swate muri business runaka mwaba mukorana, swate mu bushuti bwanyu, umwe yagize ikibazo ariko asanga ari wowe wakimuteje. Ni byiza kuba watera intambwe yo kuvuga ati nshuti yanjye, muvandimwe wanjye, mukozi dukorana, rwose ninjye watumye ibingibi bikubaho, ninjye watumye uhura n'ibibazo, none ndahaje imbere yawe, umbabarire. Azakubabarira, kuko iyo ni inzira nziza yo kuvuga ngo ukire indwara z'ibyaha. Uburyo nanone bwa gatatu bwo kwatura ibyaha ni ukuvuga ngo icyaha umuntu yakoreye ahiherereye, icyo ngicyo acyaturira Kristo wenyine. Vuga ngo icyo Kristo wenyine niwe uba ugomba kucyaturira, ndetse n'ubuzima bukabasha gukomeza, ibintu bikagenda neza cyane. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10, ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ndiriba riri muri twe. Rero Imana niyo kwizerwa. Iyo uteye intambwe yo kuvuga ati Mana naracumuye, narahemutse,
umunyabyaha ukatura ibyaha byawe. Imana niyo kwizerwa no kubabarira, igira gute? Irababarira. Bityo kandi iyo uvuze ko utari umunyabyaha, Imana ubu yihinduye inyabinyoma, kandi si uko nguko burya biri. Rero tera intambwe watura ibyaha byawe. Yesu yiteguye kukubabarira ibyaha n'ibicumuro byawe. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18, ijambo ry'Imana riravuga ngo, igice cya mbere Yesaya umurongo wa 18, 18, nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nukuvuga ngo nta cyaha waba warakoze aka kanya wavuga ngo ntabwo Imana yambabarira. Mu by'ukuri hari igihe ubikora wumva yuko ari ibintu bisanzwe, ariko burya iyo umaze kumenya ukuri uremera kwa kuri ukakubatura, kandi iyo kwa kuri ukubatuye numva ibisubizo bizima ari byo bigomba kugira gute? Kubaho. Imana yiteguye kukweza ibyaha n'ibicumuro byawe, ugasigara rwose wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ugasigara uri umuntu muzima, ugasigara uri umuntu usobanutse, ndetse n'ubuzima bukabasha gukomeza kandi bumeze neza cyane. Nta mpamvu yo kugira ubwoba ngo uhagarare uvuge ngo se buriya nteye intambwe yo kwihana, atese buriya Imana yiteguye kumbabarira. Ndakubwira ngo Imana yiteguye kukubabarira, ahubwo wowe tera intambwe gusa uvuge ati nanjye ndaje Mana, unyakire rwose, ndashaka Yesu Kristo mu buzima bwanjye, ndashaka kugendana nawe, ndashaka kubana nawe. Uzahita rwose ubona yuko Imana ikubabariye mu izina rya Yesu Kristo. Mu by'ukuri ni byiza guhunga ibibazo, kandi bya bibazo tukabihunga ariko turi guhungira muri Yesu Kristo. Ndiduhunga ibibazo ahubwo turi kujya guteza ibindi bibazo, ahubwo duhunga ibibazo turi gusanga Yesu Kristo, kugira ngo noneho Yesu Kristo yongere atubere garde-fou, yongere atubere ubwirinzi cyane cyane, kugira ngo nanone bya bibazo tutisanga twongeye kubigaragaramo, kandi Imana ibe yiteguye mu by'ukuri kutweza no kuduhanaguraho ibyaha byose. Wumve yuko aho waba uri hose, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umuhungu, waba uri umukobwa, waba uri umwana mutoya, mu by'ukuri aho waba uri hose, waba uri umwirabura cyangwa se uri umwere, umva ndakumenyesha yuko mubo Yesu yapfiriye nawe urimo. Mubo Yesu yapfiriye nawe urimo. Niba rero mubo Yesu yapfiriye nawe urimo, tera intambwe rwose uvuge ngo ndashaka kwatura ibyaha byanjye, ndashaka kugaragaza ibyaha byanjye, ndashaka kubivuga rwose. Bivuge. Noneho Yesu yiteguye kukwakira, kandi n'izina ryawe rikava mu gitabo cy'urupfu rikajya mu gitabo cy'ubugingo, ndetse ukava mu mivumo ukinjira mu migisha y'Imana. Intambwe ya gatatu kugira ngo ukire indwara z'ibyaha ni ugucika ku gukora ibyaha, ni ugucika ku gukora ibyaha. Aha ni hahandi ushobora kuvuga ati Mana, nari umunyabyaha, nari umujura, nari umwicanyi, nari umurozi, nari umusambanyi, nari indaya, ariko uyu munsi mu izina rya Yesu, kubw'amaraso yamenetse ku musaraba, ndashaka kugira ngo nemeze ko ntandukanye n'ibi byose. Ndashaka kugira ngo nemeze ko ndazongera kubikora ukundi. Buriya ahangaha hari igisobanuro noneho nyirizina cyo kwihana iki? Cyo kwihana ibyaha. Buriya rero
ubusobanuro nyakuri bwo kwihana ni ubuhe? Ubusobanuro nyakuri bwo kwihana twavuga ko ari uguhinduka ukareba Imana. Buriya iyo uretse gukora ibyaha kandi wari warateye Imana umugongo, urahinduka ukongera ukareba Imana. Iyo rero wongeye guhindukira Imana kandi wari warayiteye umugongo, nayo irongera igasabana nawe, irongera ikakugarukira, maze mukagendana, ibintu bikaba byiza cyane. Nanone turavuga ko kwihana ni ukubabazwa. Kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha byawe. Cyo ni igisobanuro cyo kwihana. Kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha byawe. Kuvuga ngo ukarira, ukaboroga, uri kurira ubuzima bwawe, ukababazwa n'igihe cyose watakaje uri mu isayo y'ibyaha, ukarira ubabajwe n'ubuzima bubi wagendeyemo cyangwa wabayemo bwo gukora ibyaha. Iyo ubabajwe mu mutima n'ibintu nk'ibyo ngibyo, bituma mu by'ukuri wongera kwinjira kuri gahunda neza, ukavuga ati rwose noneho nkwiriye kwihana, maramaje, singwiriye gukora iby'uburyarya hagati yanjye n'Imana, hagati yanjye n'abantu, hagati yanjye n'ibidukikije. Ndashaka kongera kubaka umubano mwiza. Aho rwose hari ikintu gishobora kujya mbere. Nanone turavuga ngo kwihana ni ukureka no kwanga urunuka ibyaha wari usanzwe ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Doke niba wari umujura ukavuga ati ubujura ndabwanze kandi bwanze urunuka. Wenda wari umurozi ukavuga ati rwose niba nari umurozi, umutima wo kuroga ndawanze urunuka, mu izina rya Yesu sinzongera rwose kuroga kandi ibyo ndabyanzuye. Niba wagenderaga mu buraya, uburaya ukabwanga urunuka, ukavuga ati rwose muri Yesu Kristo ndashaka kuba undi muntu, muri Yesu Kristo ndashaka kwambara undi mubiri, ndashaka kwambara rwose ubwiza bw'Imana. Icyo gihe niwanga urunuka ibyo wari usanzwe ukora, mu by'ukuri Imana ndizabura kugufasha, ndizabura kuguha imbaraga. Nanone reka tuvuge ngo iyo ibyo ngibyo umaze kubishobora, ukaba ushoboye kuvuga ati ibi ndabyanze, ibi nabyo ndabyanze, ibi nabyo ndabyanze, sinzongera kubisubiramo, uba ukoze ikintu gikomeye cyane kandi Imana iba yifuza ko ubasha gukora. Hari abantu benshi ujya gusanga binjira mu gakiza, ariko kubera ko batigeze bahinduka by'ukuri, barihanye yego, ariko ntabwo banze urunuka ibyaha bari basanzwe bakora. None uzajya gusanga umuntu ni pastor, ariko bikarangira mu by'ukuri agize gute abaye n'umusambanyi. Ugasanga umuntu wenda arasenga, ariko ibintu akora biragaragaza ko atigeze agira gute, atigeze ahinduka. Ugasanga umuntu arasenga ariko niwe utagira urukundo, umuntu arasenga ariko niwe utagira impuhwe, umuntu arasenga niwe udashobora kugirira undi neza, umuntu arasenga ariko niwe ugira imyitwarire ndetse mibi irutiye abapagani bagira gute, bagaragaza hanze. Umuntu mu by'ukuri aba mu nzu y'Imana, abarizwa mu murimo w'Imana, ariko ukajya gusanga rwose ibintu akora nta hantu bihuriye n'ijambo ry'Imana, nta hantu bihuriye n'agakiza tuba tuvuga. Uwo rero burya nibyo aba yarinjiye mu nzu y'Imana, akaba ari no mu murimo w'Imana, ariko burya ntabwo yigeze yemera kugira gute, kwanga urunuka. Ntabwo yigeze yanga urunuka ibyaha yarasanzwe amera. Bishatse kuvuga ngo uko yarari nyine ashobora kuba ari uko nguko ameze no muri iki gihe, kubera ko atigeze yanga urunuka ibyo yarasanzwe akora. Abaroma rero ibice 6:23 niho ijambo ry'Imana tubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu.
ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ukutanga ubugingo bugira gute buhoraho. Rero niba impano y'Imana ku bana b'Imana, ku bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ari ubugingo buhoraho, urumva yuko uba ugomba guhunga urupfu, none ukavuga ati ndashaka kwakira ubugingo, ndashaka kubona ubugingo. Then ibyo uzabiheshwa n'iki? Ibyo uzabiheshwa nuko Yesu Kristo mwakiriye, noneho akinjirana mu buzima bwawe n'ubugingo, noneho rwa rupfu wagendanaga, rwa rupfu wari urimo rugakurwaho no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuko urufunguzo rwo kugira ngo ubone ubugingo buhoraho ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Abefeso ibice 2 umurongo wa 8, ijambo ry'Imana riravuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Niba twarakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, burya nawe subira inyuma kuri rya jambo riboneka mu Baroma ibice 10:17 rivuga ngo kwizera kuza guturutse ku byo wumvishe. Niba kwizera ukubona kubera ko wumvishe, niba ijambo ry'Imana uryumvishe, vuga ati nanjye ndizeye, ndashaka ko nshingiye kuri iri jambo hari icyo nahindukaho. Noneho uvuga ati Yesu nawe narindunze mu buzima bwanjye, reka nze mutunge mu buzima bwanjye, noneho ubuntu bw'Imana bukomeze bumbeho, ubwiza bw'Imana bukomeze bumbeho. Hagati yaho ahona ibyo nakoraga, urwego ndarindiho uyu munsi mbashe noneho kurugeraho, cyangwa se neri intambwe rugana kuri urwo rwego, igana kuri urwo rwego, noneho ahasigaye Imana ikomeze kunyishimira. Rero niba twarakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, rero ubwo buntu ne birashoboka ko wabukirizwamo kandi bikemera. Birashoboka cyane ko ne wabufashirizwamo, wabuhindukiramo kandi bikemera. Nta mpamvu yo gukomeza kuba mu bintu bitagufitiye umumaro, nta mpamvu yo gukomeza kuba mu buzima butarimo Yesu Kristo. Hanyuma iyo tureba ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, ijambo ry'Imana riravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nukuvuga ngo kugira ngo ube umwana w'Imana, d'abord ikintu cya mbere nuko wemera Yesu Kristo. Nuko wemera Yesu Kristo akakwinjirira mu buzima, ukamwakira, akakubera umwami n'umukiza wawe. Icyo gihe numwemera mu by'ukuri, ukavuga ati amaraso yamenetse ku musaraba nanjye yaramenekeye, ndashaka ko ayo maraso nanjye yanyeza. Uzezwa n'ayo maraso, noneho kandi witwe umwana w'Imana. Kandi twibuke ko umwana w'Imana cyangwa abana b'Imana nibo bazaragwa ubwami bw'Imana, kandi abana b'Imana nibo bakora ubushake bw'Imana, kandi abana b'Imana nibo bagendana kwa kwizera. Kandi umuntu wese ugendana kwizera, uwo niwe wishimirwa n'Imana. Abana b'Imana wumve yuko aribo babandi buzura umwuka w'Imana, kandi umwuka w'Imana akabaturamo, akababamo, akabashoboza noneho gukora imirimo y'ibitangaza, akabashoboza gukora imirimo idasanzwe, kandi bakaba abo gushima izina ry'Imana, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Niba ushaka kuba umwana w'Imana, emerera Yesu Kristo yinjire mu buzima bwawe, hanyuma umwizere, bityo noneho uzaba umwana w'Imana. Ntago uzabarirwaho gukiranirwa, ahubwo uzabarirwaho gukiranuka. Ijambo ry'Imana muri Matayo 3 murongo wa 8, ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko mwere imbuto zikwiriye abihanye. Nuko mwere imbuto zikwiriye abihanye. Birakwiriye cyane ko nk'abana b'Imana
kwera imbuto zikwiriye abihanye. Iyo umaze kwemera gutera intambwe eshatu za zindi zishobora gutuma ukira indwara z'ibyaha, kwemerera Imana ko uri umunyabyaha, ukongera ukemera ko wakwatura ibyaha byawe, noneho ukongera ukavuga ati ndashaka kugucika kutongera gukora ibyaha. Icyo gihe noneho uba ugomba kwera imbuto zikwiriye abihanye, ukagira ubuhamya, ukagira imbuto za zindi nziza nyine zikenewe mu bantu, ukagira amagambo mazima, ukagira icyerekezo kizima, ukagira intego no kuvuga ati ntabwo mu byo nzakora byose nzabikora, ariko nibuke gushima Imana, nibuke guhimbaza Imana, nibuke gukora ibyo Imana ishaka. Bityo rero imbuto zikwiriye abihanye, iyo umaze kubona ko rwose ubabariwe, ukaba umaze kubona yuko ubaye icyaremwe gishya muri Kristo Yesu Kristo, ni byiza noneho kuvuga ati Mana shimwa, noneho uyu munsi ngiye kugendana ubuhamya bwiza, maze ngo ibyo ushaka kurusha uko nakora ibyo nshaka. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo turi abacu kugira ngo twigenge. Niba tutari abacu kugira ngo twigenge, reka nawe Imana igutegeke, reka nawe Imana ikugenge, reka Imana itegeke ubwenge bwawe, itegeke umubiri wawe, itegeke imbaraga zawe, itegeke mu by'ukuri ubushobozi bwose waba ufite. Noneho uce bugufi, hanyuma niwemera guca bugufi uzazamurwa n'Imana, ushyirwa hejuru n'Imana, kuko wemereye Imana kuba mu buzima bwawe. Urakoze rero kuko umaze kumenya intambwe eshatu kugira ngo ukire indwara z'ibyaha. Fata icyemezo, fata umwanzuro, kandi nawe uhagaze neza, wirinde utagwa, wirinde kugira ngo udacika intege, utagushwa n'abaguye, wirinde udasubira inyuma, ahubwo usaba Imana gukomeza kugufasha kugira ngo ibyanone ntibikagutambukane, kandi Imana ndabizi yuko ishobora byose izakomeza kubigenza neza. Kandi nawe uri mu gakiza umunsi urafite umukoro wo gushengera babandi bakiri mu isayo y'ibyaha, kugira ngo nabo barokoke bave muri sayo y'ibyaha, nabo bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, maze nabo babe urugingo rumwe na babanjirije mu kwakira Yesu Kristo, maze umunsi nugera twese tuzisange twazamutse, twasanganiye Yesu Kristo mu kirere, tuzisange twagiye mu bwami bw'ijuru. Reka Imana iguhindurira ubuzima, iguhindurira imibereho, Imana igusindire ibikugerageza, igusindire icyaha, igusindire ibisitaza, igusindire uwo mwuka w'ubwo bukurimo udatuma wihana, igusindire uwo mudayimoni ukomeza kugukururira kukugendera mu ngeso mbi, igutsindire uwo mudayimoni ukomeza kugushora mu bintu bitari byiza, mu izina rya Yesu. Ibyaha byose Imana ishobora kubibabarira, niba ubyizeye Imana ikugirire neza.